ntabwo video yagera imihanda bari kuzana aba episode kuko ifite iminota 47. So guys, kanongere mbasuhuze mbifurize kugubwa neza aho muri hose muherereye. Nk'ibisanzwe rero murazi ko ari Newsline Rwanda. Ukihagera rero uhita ubona akarango ko ari Newsline Rwanda. Wowe wakoze sub, ewana reka tugushimire cyane, tugushimire neza yo kabisa. Ubu wese igikorwa cy'ubutwe kabisa ababaye umugabo, sititaye kuwo uriwe niba uri n'umudamu, ariko niba warakoze sub gusa uri n'umugabo. So operasiyo noneho tugiye kujyaho, operasiyo ikomeye cyane, operasiyo ikomeye hano mu Rwanda kabisa, iri kuvugisha abantu benshi. Ni inkuru ya Yampano kabisa, yabiciye ku mbuga nkoranyambaga. Ngira ngo wowe utagiye ku rubuga rwa YouTube uyu munsi wacitswe kabisa. Sinumva ukuntu wawe ufite video yanjye ubwambure gusa uyifite nkandi. Ese ni prank? Ese video irahari? Ni icyo bivugaho Yampano? Tubana n'abacancuro. Wacitswe kuko uyu mugabo Yampano niwe wabaye icyamamare, niyo nkuru yabaye kimomo kabisa. Ni nyuma yuko umugabo witwa Kasuku, uyu muramuzi muri ku bintu rero byo gusenya ndetse akina brage ukagira ngo ni brage. Uyu rero yagiye mu minsi ishize, yagiye ku rubuga rwe rwa abantu b'inkorokoro rero mu biganiro. Bamwe basutswe rero amavuta ku munwa kabisa, bakarishye cyane, bafite umunwa wagira ngo ni umununi. Bagiye batarama ku mugabo witwa Yampano, baramukaranga ewana, bamugize ifiriti cyangwa se inyama zikaranze mu mavuta. Yampano bagiye bamugerekaho dosiye iteye ubwoba. Ni dosiye iteye ubwoba kabisa, niba utayumvishe. Baje kumugerekaho ko yasohoye video y'iminota 47 ari gutara akabari. Ibi bintu rwose uyu mugabo Kasuku na bagenzi be bakoreye Yampano nagahumamunwa. Niba utarajya kumva icyo kiganiro, ewe wacitswe kabisa, wacitswe. Ni amagambo, ikiganiro gifite hafi isaha bataramye kuri Yampano, umuhungu wacu Yaboy kabisa, bamutaramyeho barimo bamusebya. Uyu Kasuku rero nawe agira umunwa hano wagira n'uwo mununi. Uyu Kasuku n'umugabo witwa Dumba. Aba bagabo murababona gute? Abagabo murabona bute mu muziki nyarwanda cyangwa muri showbiz nyarwanda? Ko mbona baje gusenya abahanzi. Iyi dosiye ni ikintu gikomeye cyane, aho bagenda bagahuza amafoto cyangwa se bakoresheje AI. Bashobora kubimukorera nk'uko babivuze, babimushinja kandi atari byo. Bakamukorera AI bakerekana koko Yampano ari gukora ibyo bintu. Kandi koko umuhanzi w'umuhanga nka Yampano ntago ari umuntu wo kugenda hariya ngo afate video arimo akora igikorwa cy'abagabo. Ibyo ni ibintu Yampano atakora. N'undi muhanzi, n'undi mustar wari we wese, hari ibintu atakora kugira ngo yamamare. Ubu n'ubwamamare bushingiye ku binyoma, uyu mugabo Kasuku arimo ashaka. Uyu kandi niba mukurikirana ibiganiro bye, uyu mugabo Kasuku ntago ashobotse kuko ibintu byose akora ubona ko ari amatiku. Uyu rero ari gucanira umuriro asenye industry nyarwanda. Twiyambaze RIB uyu mugabo tumujyemo asobanure neza izo video. Ese niwe wazifashe? Nyirazo ko abihakana cyane Yampano we. Gusa Yampano we mu kiganiro yagiranye na Yago Pondati, uyu Yampano yaje guhakana ibi bintu yivuye inyuma, avuga ko abantu bashaka ubwamamare
mu bintu byo guhimba ibinyoma aba bantu adakorana nabo. Urumva ko nyirubwite we yihakanira ahaka neza iyi nkuru ko ari inkuru y'igihimbano, ndetse nawe ubwawe uri kumva iyi nkuru nawe ndakeka ko wamenye ko ari inkuru y'igihimbano yabariya bagabo. Bariya baba bashaka views. Ese views muzishakira guteranya abahanzi, muzaka guhika abana b'u Rwanda gute ko ari byo Yago Pondat yagiye adukaho mu kiganiro cye. We yavuze ati aba bagabo nibo barimo bangiriza industry nyarwanda, barimo bangiriza amazina y'abastari bagiye bakomakomeye. Se ibi bintu yari bikwiye ko uyu mugabo Kasuku na bagenzi be bakwirahira bakagenda ku muntu bakamutaramaho, bakamuvugaho ibintu bitanajyanye byo guhimba kugira ngo babone ikiganiro? Ese bari babuze ibindi biganiro byo kuganira? Ni ibintu buri wese yagiye yibazaho. Byateye agahinda ya mpano we akimara kumva iyi nkuru yasetsa, ariko aseka ababaye. Urumva? Ibaze nawe ari wowe wajya kubyuka ugasanga inkuru kimomo, inkuru mbi cyane, inkuru iguharabika iri ku rubuga nkoranyambaga nka YouTube, Facebook ndetse na Instagram. Bakubiseho iyo video yo kukubeshya igenda yerekana ibintu bitari byo wakoze. Ese wowe wabifata gute nk'umuntu ufite ubwenge buzima unatekereza? Vuga ngo ya mpano ashobora kwitabaza ubutabera. Iki ni ikintu cyemewe cyane, kuko nubwo iyi nkuru itari kuri social media ya Kasuku, ariko uriya muhungu witwa Cedric yarabakurikiye neza cyane, niwe wa mbere washyize hanze kiriya kiganiro. Gusa n'abandi bari kugenda babishyiraho, ariko bagendeye ku nkuru uriya mwana yayishyizeho. Gusa ibi bintu ntabwo byari bikwiye gusenya amazina y'abana bagafashe. So murabona umuntu aragafashe azamutse bigoranye, ariko murashaka kumusubiza inyuma. Ese ni iyihe motivation mumutera? Ni iyihe motivation nkawe Kasuku watera ya mpano kugira ngo atere imbere? Aho gutera imbere, aho kugira ngo atere imbere, atere intambwe, ahubwo uri gushaka kumusubiza inyuma. Ibi ntabwo ari ibintu byari bikwiye muri showbiz. Urimo uravugira iyo ngiyo muri Amerika, n'abo ngabo muri kumwe bagenzi bawe bo kugenda mukicarira ku muntu ukomeye nka ya mpano. Yego ntago turamukunda kuko ni umwana wacu w'igihugu cy'u Rwanda. Ntabwo twebwe umuhanzi Rwanda, ahubwo tumufana. Rero niba utamukunda, bigumane mu mutima wawe, ureke gushakisha amagambo yo guteranya umuhungu wa boy. Gute umuteranya? Umwana azamutse neza, ameze neza, ahagaze neza. Gute umuteranya? Afite madame rega, afite madamu, yamana afite madamu, ariko nta mpamvu yo kumuharabika bro. Nta mpamvu yo kumuharabika, ahubwo mwagakwiye kumutera intambwe, mukamutera imbaraga kugira ngo mukamupushinga kugira ngo azamuke, aho kugira ngo mumunure, mumushyire hasi ku gatebo k'abasebanya. Kandi uyu musore yari azamutse neza. Uyu musore ntimumufate kuriya. Uko ubona afite ishyaka ryo gutera imbere. Ejo bundi baravuze ati ngo yashwanye na Marina ngo ku ndirimbo. Yego yashwanye nawe, ariko yari afite purpose. We yarashaka indirimbo ye. Umuhanzi nk'undi muhanzi aba akwiye gufasha undi kugira ngo bazamuke. Ntago we abashaka ngo ikintu cyawe aba ari cyo uzamura, ahubwo zamura mwese muzamukane. Kasuku rero na bagenzi be harimo n'abadumba barabagenda bavugira iyo ngiyo mu bikari, muvugira iyo ngiyo. Aho ngaho ntago ari ahantu kure rero ho wakwihisha, kugira ngo kuko u Rwanda buriya ni igihugu uzagarukamo. Ntago rero wagakwiye gusebya umuntu wo mu Rwanda ngo mwicarire nk'agakono kari gutogota.
fata umwanzuro uteza abantu imbere aho kugira ngo ubaharabike ubatere rubanda ubashyireho ibintu bidagakwiye. Ese mwari mwazi ikindi kiganiro cyo kuganira kugira ngo muganire kuri uyu musore mpano, mumuganireho n'ibintu bidafite agaciro, ibintu bidafite umutwe n'ikibu. Ni ibintu byababaje abafana b'uyu muhanzi Yampano ku buryo bukomeye cyane, ku buryo bamwe twaganiye bambwira ati njyewe mfashe Kasuku ni ukuvunira ati rwose njye mufashe kuvuna mu ivi nta kungu, ati nayimena rwose ikajya hanze, ati biriya yeratana ngo yari ingurube, ngo ingurube rwose ngo bazisosora. Ese ibaza aho umuntu yumva yakugirira nabi bitewe n'amagambo wagiye ukicarira ku mugabo nka Yampano, umugabo w'umusitari umaze gukora izina kabisa mu minsi mikeya gusa azamutse agahita afata umujyi, wowe uri gushaka kumumanura. Ese so katurekeraho gusa. Ibi bintu ni ibintu bitagakwiye. Conclusion ni ibintu bitagakwiye rero muri industry kugira ngo usenye bagenzi bawe. Ibi bintu byagiye bikora ku basitari bagiye batandukanye, bagenda babagerekaho ibimogi, bagerekaho ibindi bintu, ugasanga barafunzwe, amavideo bagiye hanze ngo bari kunywa ibiyobyabwenge, kandi aya mavideo atari ariyo gufindafinda. Byagiye bikoraho. Iyi nkuru rero washyize hanze wowe Kasuku, iyi nayo ishobora gukora kuri uyu muhungu wacu, ugasanga bamukomyemo kandi nta n'ikintu yakoze. Umuntu nk'umusitari nk'uyu nguyu ntago yajya gushyira amafoto hanze, urumva, y'urukozasoni. So rero nimuze dufatanye duteze abantu imbere aho kugira ngo tubaharabike. Nicyo kintu tugamije ubundi muri industry nyarwanda. Ntago tugamije gusenyana, ahubwo nimuze twubakane, tuzamurane, dutezanye imbere. Urumva, tureke guharabikana. So iyi rero yari Newsline, nge ndi Emmanuel nk'ibisanzwe. Mumbabarire niba hari amagambo mabi navuze yo guserezanya, gusa byari bikwiye ko uyu mugabo tumubwiza ukuri akava ku musore wacu, akava muri industry nyarwanda, kuko aratwicira izina ry'abahanzi. So kora subscribe n'utarayikora kugira ngo tujye dukomezanya mu bindi biganiro.